indirimbo ngutuye Yesu, igushima kandi gusingiza mwami, ikubera imibavu ihumura neza, kuko ari wowe Data uhoraho. Nta mbabazi nari kugirirwa namba, kuko ibyaha byanjye bikabije cyane, ariko umugambi wawe udasubirwaho, wangize umwana n'umuragwa wawe. Emera wakire indirimbo ngutuye, ikunyure mwami Yesu. Amaraso n'imibabaro bya Yesu nibyo byatsindiye rwa rubanza rwanjye, umwanzi Satani yangeretseho, kuko navukiye muri uyu mubiri. Igihe wanyiyeretse mwami Yesu, nkamenya ko ari wowe mfura ya Data, natangiye urugendo rukomeye runjyana mu ijuru iyo nkomoka. Emera wakire indirimbo ngutuye, ikunyure mwami Yesu. Imibabaro n'amarira ari byinshi muri iyi nzira inyura ahafunganye, nzibuka ko n'abandi bera benshi bayinyuzemo kandi bakanesha. Unkomeze unyobore Yesu Kristo, uvuge unyigishe kandi unyumvishe, ijambo ryawe ritegura umugeni, uwo wakoye amaraso yawe yera. Emera wakire indirimbo ngutuye, ikunyure mwami Yesu. Igihe gisigaye ni gito cyane, intambara igashira tukabona ijuru, tuzaguhimbaza ubudasiba Yesu, dushima ubuntu watugiriye. Munyumva mu gitondo cy'uyu munsi, nkaba nongeye kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turashimira Imana nzima yongeye kudufungurira umuryango mu gitondo cy'uyu munsi, nk'uko twari twabisabye ubushize, kugira ngo ijambo ryayo rigaburwe. Nk'uko mubyibuka, turi mu kibwirizwa kivuga ngo izina ritangaje ry'Imana nzima, le nom merveilleux du Dieu vivant, the wonderful name of the living God. Nk'uko twabyumvise ubushize, Imana ikintu cya mbere ikora ni ukwishurira abana bayo kugira ngo bayimenye kandi bayimenye neza, kuko ntacyo byatumarira cyangwa byamarira abasenga gutanga ibitambo by'Imana itazwi. Tukaba dushimira Imana
kubwo ijambo ryayo rizima kandi ko iteka irisoza. Kadusenge kugira ngo dusabe Uwiteka hagarare hano mu mbaraga ze, hagarare hano mu butware bwe, hagarare hano mu bushobozi bwe, ahagarare hano mu buhangange bwe, mu rukundo rwe, adusoreze imigambi ye ubwe, amanukire mu ijambo rye, yishurire imitima y'abaryumva. Turasenga. Mwami wacu Yesu Kristo, mukiza w'ubuntu n'imbabazi, cyubahiro n'ishimwe bikugarukire. Ndagushimira mu gitondo cy'uyu munsi kuko utegeka bikaba, wasezerana ugasoza, wavuga icyo uvuze kikabimamo. Mwami, nk'uko umuhanuzi Yoweri yabivuze, uriya usoza ijambo rye arakomeye. Mwami, nk'uko umuhanuzi wamuvugiyemo Yesaya ngo ubwo nzakora umurimo ninde uzankoma mu nkokora. Uwiteka Mana yacu, urakomeye, uri igitangaza, ntawagukoma mu nkokora, ntawakubuza gusoza ubushake bwawe. Ndagusaba kugira ngo mu gitondo cy'uyu munsi manuke mu ijambo ryawe Mwami, usoze ubushake bwawe, wishurira abana bawe mu ijambo ryawe, cyane cyane ko Mwami ikinguye nawe ukinga, ikinze nawe ukingura. Mwami wacu, ntawakwitambika, Satani ntabwo yakubuza gusoza ubushake bwawe. Sabiye abana bawe, abumva bose iri jambo rigiye guhamirizwa, kugira ngo buri wese muri bo Mwami umuhe umugabane we. Mwami, uduhe kuba nka Mariya, uturinde kuba nka Marita. Marita yibwiye ko gucuragana imiruho n'imirimo byatuma hari yumva ko ari ukoreye Imana, binatuma kubwira tubabwiye umuvandimwe Mariya kaza kamfasha tugategurira umushyitsi. Uramubwira uti Marita, Marita, wikwirushya muri byinshi, icyangombwa ni kimwe, kandi Mariya yakibonye, ni ukumva ijambo ryawe. Mwami, udushoboze, ururutse imitima yacu, ducishe bugufi, uduhe kuba baciye bugufi mu mitima yacu, utumanure ku birenge byawe, uduhe kumva ijambo ryawe. Abumvira ijambo bose baye gushyira ku ruhande ibyabarangaza, bakumve, bumve ijambo ryawe barishyizeho umutima, batuje, kugira ngo buri wese afate umugabane we. Uko wabwiye Mariya uti Marita, muvandimwe wawe Mariya yakurushije umugabane mwiza. Uduhe Mwami natwe umugabane mwiza, uduhe umugabane w'ijambo ryawe. Muri make icyo waduteguriye aba ari cyo uduha. Ndagusaba kugira ngo urambuke ukuboko kwa hejuru yanjye, marayika wahagarare hano ahamirize ijambo ryawe. Tangirane nanjye, abumva bahe umugisha mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Nk'uko namaze kubibabwira, turacyari mu ijambo rivuga ngo izina ritangaje ry'Imana nzima, le nom merveilleux du Dieu vivant. Ariko nk'intangamarara, comme introduction, turasoma muri Zaburi 119 murongo wa 18. Hwejesha amaso yanjye kugira ngo ndebe ibitangaza byo mu mategeko yawe. Hwezesha amaso yanjye kugira ngo ndebe ibitangaza byo mu mategeko yawe. Iri jambo turisomye mu Gifaransa, Psaume 119. Nous lisons le Psaume 119 au verset 18. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Hwejesha amaso yanjye kugira ngo ndebe ibitangaza byo mu mategeko yawe. Aya maso ntabwo ari amaso y'umuntu w'inyuma, hari andi maso y'umutima. Nibyo biri muri Luka 10 byatumye Umwami wacu Yesu Kristo anezerwa mu mwuka, amanika ibiganza, ashima Imana ati ndagushima Mwami Data, Mwami w'ijuru n'isi, kwibi wabisha abanyabwenge n'abahanga, ukabishurira abana bato. Ibi byanejeje Umwami wacu, nibyo byatumye Dawidi
nk'umwana w'imana, nk'intore y'imana, amenya ko mu ijambo ry'imana hari ubutunzi buhishwe, hari ubutunzi bukomeye. Arayisaba ngo wejesha amaso yanjye ndebe ibitangaza byo mu ijambo ryawe. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta parole. Iyo dusomye mu gutegeka kwa kabiri, Deutéronome 29:29. Iyo dusomye mu gutegeka kwa kabiri, igice cya 29, umurongo wa 29. Gutegeka kwa kabiri, igice cya 29, umurongo wa 29. Ndabona muri Bibiliya y'Ikinyarwanda nshya ari umurongo wa 28. Haranditse ngo ni ukuvuga ngo bamwe bafite gutegeka kwa kabiri 29, kuri Bibiliya za kera murasanga ari umurongo wa 29. Ku bafite Bibiliya nshya z'Ikinyarwanda murasanga ari 28. Mu Gifaransa Deutéronome chapitre 29. En français, c'est aussi verset 28. Gutegeka kwa kabiri 29, 28. Ibishwe n'iby'Uwiteka Imana yacu. Ibishwe n'iby'Uwiteka Imana yacu. Ariko ibyahishuwe ni ibyacu n'urubyaro rwacu iteka, kugira ngo twumvire amagambo yose y'aya mategeko. Mu Gifaransa, il est écrit, Deutéronome 29, nous lisons verset 28. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos fils à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Il y a des choses cachées. Ces choses cachées appartiennent uniquement à l'Éternel notre Dieu. Haribishwe, alléluia, n'abashimira Imana. Haribishwe. Hari ibyo abantu bazi, navuga ngo birahagaragara. Hari ibyo abantu bazi, navuga ngo bintu bisanzwe. Bibiliya iri ahantu hose. Muri yo hari ibyo abantu bazi bimenyerewe bisanzwe, ariko ku ntore z'Imana hari ibishwe, ari bwo butunzi bukomeye. Ari byo Dawidi avuga ngo wejesha amaso yanjye kugira ngo ndebe ibitangaza byo mu ijambo ryawe. Nababwiye ngo aya maso si ay'umuntu w'inyuma. Nababwiye ngo ntabwo Dawidi yasengaga asaba Imana kumuvura miyopi. Miyopi wajya kwivuza ukagura amadarubindi ugasoma neza. Kumenya gusoma neza ntabwo ari byo bituma abantu babona ibitangaza byo mu ijambo ry'Imana. Oya, kuko aya maso si amaso y'inyuma, ni amaso y'imbere. Abanyumva mwese ndasaba Uwiteka kugira ngo ahumure amaso y'umuntu w'imbere, mushobore kubona ibitangaza byo mu ijambo ryayo. Il y a des merveilles dans la parole de Dieu. Il y a des merveilles dans la parole de Dieu. C'est pourquoi David disait, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta parole. Bivuze ngo ubutumwa butegura umugeni, ubutumwa bwo mu itorero ry'intumwa uko zagiye zikurikirana, n'ubutumwa buhishe bisaba ko kugira ngo bwizerwe buhishurwa. Nta mbaraga n'imwe y'ikuzimu yabuza ko ubwo butumwa bugera ku ntore z'Imana. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos fils à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Aba bana
ntabwo ari abana basanzwe, ni intore z'Imana, ibishwe n'iby'Imana. niyo mpamvu Dawidi yasenze, niyo mpamvu tubibona no muri Matayo 13, muzabibona ku murongo wa 44, ngo ubwami bw'Imana. Ariko reka ngusome wonyine Matayo 13, dusome uwo murongo wonyine. Matayo 13, murongo wa 44. Ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'izahabu yahishwe mu murima. Ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'izahabu zahishwe mu murima, zahishwe mu murima. Umuntu azigwaho, arazitwikira, aragenda. Umunezero umutera kugura ibyo yari atunze byose ngo abone kugura uwo murima. Haleluya! Ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'izahabu zahishwe mu murima. Abize bazi icyo bita capital, ubutunzi. Ubutunzi bwa mbere uretse ko bavangwa n'abantu ni capital, ko ubutunzi bukomeye ni ubutaka. Ubutunzi le sol, le sous-sol, ubutunzi bukomeye Imana yabushyize mu butaka. Ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'izahabu zahishwe mu murima. Ikibazo ni kimwe, izi zahabu zahishwe nande? Ntabwo zahishwe na nyiri umurima, kuko iyo zihishwe na nyiri umurima ntiyari kuwugurisha. Muri uwo murima izo zahabu zahishwemo n'Imana. Umuntu azigwaho, arazitwikira, aragenda. Umuntu azigwaho, Bibiliya ikoresha ngo umuntu azigwaho, arazitwikira, aragenda. Ikitubwira ko uwaziguyeho atari nyiri umurima wowe uhingaga. Nuko Bibiliya ikomeza ikavuga ngo umunezero umutera kugurisha ibyo yari atunze byose ngo abone kugura uwo murima. Iyo umuntu ahishuriwe aranezerwa, ariko iyo umuntu akurikiye amategeko ayakurikira ku gahato, yiregura, yihisha. Ariko Imana yiyeretse mu ijambo ryayo, la révélation procure la joie du salut. Iyo habaye guhishurirwa, abayishuriwe buzura umunezero. Niyo mpamvu Yohana yavuga ngo ikibyawe n'Imana cyose kinesha isi, kuko amategeko y'Imana atagora. Iyo umuntu ahishuriwe ijambo ry'Imana, ntabwo riba amategeko, ntabwo riba amabuye yikoreye. Iyo ahishuriwe ijambo ry'Imana rihinduka umunezero. Nta n'umwe mu bo Yesu yahamagaye utuzuye umunezero basiga ibyabo. Niyo mpamvu Matayo 13:44 n'ubwiru bukomeye. Mu gihe Imana ikugenereye igawejesha amaso yawe, ubwami bw'Imana bukubera ubw'igiciro ku buryo nta kigusha cyatuma ureka ijambo. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ushaka kunkurikira yikorera umusaraba we ankurikire. Ngo nushaka kunkurikira ukandutisha abavandimwe, ukandutisha so na nyoko, ukandutisha abavandimwe bene wanyu, ntubasige. Hano bavuze kugurisha ibintu, ariko n'amasano yose, yaba so, yaba nyoko, yaba uwo mwubakanye, baba abavandimwe. Iyo wabonye iyi perle de prix, iyo wabonye iyi zahabu, haleluya, byose bibubusa ugatumbera Yesu Kristo, kubera ko ntabwo uba wasaze. Oya, uba wabonye ubutunzi buruta ubundi, kumenya Imana mu ijambo ryayo, ukamenya izina ritangaje ry'Imana nzima, ukamenya umukiza wawe, ukamenya ubona mu maso ye. Bene data, namwe bashiki banjye, nta na kimwe cyakubera ikigirwamana. Byose urabisiga. Abazi inzira, abayishuriwe bashobora gufatanya nanjye kwemeza ko
nta kigirwamana, nta cyatubera imbogamizi iyo Uwiteka yakwishuriye. Hano muri Matayo 13 katwuve mu Gifaransa uko babivuze. Dawidi we yaravuze ngo wejesha amaso yanjye mbone ibitangaza byo mu ijambo ryawe. Ouvre grandement mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta parole. Matthieu chapitre 13 au verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache de nouveau. L'homme qui l'a trouvé le cache de nouveau. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète son champ. Wanditse Bibiliya y'Ikinyarwanda we yaravuze ngo ubwami bw'Imana bugereranywa n'umurima wuzuye zahabu, ngo umuntu arazibona arazitwikira. Igifaransa cyo kiravuze ngo le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. En français, c'est un seul trésor. Le royaume de Dieu est un trésor. Ce n'est pas plusieurs trésors, c'est un trésor. Ni umutungo ukomeye. Ariko kuko abantu bazi ko zahabu ari ibuye ry'agaciro rihenze, wasobanura mu Kinyarwanda aravuga ngo ni zahabu nyinshi. Ariko undi aravuga ngo ni umutungo, un trésor caché. Il trésor, il sommes murongo quand il est le verset 45. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. 46. Ayant trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Mu Kinyarwanda umurongo wa 45 hano muri Matayo 13. Muri Matayo 13 umurongo wa 44 twari twasomye ngo twasomye ngo ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'izahabu zahishwe mu murima nyinshi. Umuntu azigwaho arazitwikira aragenda agurisha ibintu. Ariko umwami wacu yakomeje kwigisha ku murongo wa 44, kandi ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umutunzi ushaka imaragarita nziza. Abonye imaragarita 46, imaragarita imwe y'igiciro cyinshi, aragenda agurisha ibyo yari atunze byose ngo abone kuyigura. 47. Nuko kandi ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'urushundura. Oya, na 6. Abonye imaragarita imwe y'igiciro cyinshi, aragenda arayigurisha, agurisha ibyo atunze byose kugira ngo ayigure. Turabona yuko ibi byuko ari ikintu kimwe ari byo twafata, kuko ari 44 mu Gifaransa bavuze un grand trésor. Nukuvuga ubutunzi bukomeye. 44 bavuze ngo le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Ni ubutunzi buhishwe, un seul trésor. 45 akavuga ngo une perle de prix. Une perle de prix. Uko byagenda kose, byaba zahabu nyinshi, byaba imaragarita y'igiciro, icyo nshaka hano kubereka mwese abanyumva nuko ntabwo amaso yose y'abahisi n'abagenzi yabonaga ubwo butunzi bwari muri uwo murima. Bibiliya yavuze ngo buhishwe. Navuze ngo ntibwahishwemo na nyiri umurima kuko ntiyarazi ko burimo. Iyo abimenya ntiyari kuwutanga. Bwahishwemo n'Imana. Niyo mpamvu Imana wa mugenzi washaka ku butunzi
wa mugenzi washakaga wa mucuruzi washakaga umutungo uwo nguwo mugenzi yabyeretswe n'Imana, hanyuma amaze kuwubona agurisha ibyo atunze byose. Bibiliya avuga ngo byose, bivuze ngo bihuje n'ijambo umwami wacu yavuze ngo ushaka kunkurikira asige byose ankurikire. Ndetse Petero yaramubajije ati se ko twasize byose tukagukurikira? Abanyumva basoma ibyanditswe murabizi ko twasize byose tukagukurikira tuzagororerwa iki? Arababwira ati nta muntu n'umwe wasize urugo rwe, siga umugore we, siga abana be, siga amasambu ye akankurikira utazakubirwa 100 akiriho, kandi mu gihe kizaza azahabwa ubugingo budashira. Nta usiga ibye ngo akurikire umwami wacu Yesu Kristo yamaze kumuhishurirwa ngo noneho ahinduke umutindi kuri iyi si. Ntibikabeho. Urabisiga mu mutima wawe ugaha agaciro ijambo muri iyi si, Imana ikakuba hafi, ariko ikiruta byose ikaduteganyiriza ubugingo bw'iteka. Umwami wacu Yesu Kristo ahimbazwe. Ese koko ijambo ry'Imana rirahishwe? Ijambo ry'Imana rirahishwe nk'uko twabisomye mu Gutegeka kwa 2:29. Ibishwe ni iby'Imana, ibyahishuwe ni ibyacu kugira ngo tubigenderemo. Ibyo tubirebe hano muri Yesaya 8. Ijambo ry'Imana rirahishwe muri Yesaya 8. Yesaya 8 murongo wa 16. Yesaya 8 umurongo wa 16. Yesaya 8 umurongo wa 16. Ijambo ry'Imana rirahishwe. Bumba ibihamya, amategeko yanjye uyafatanisha ikimenyetso mu bigishwa banjye. Ariko tubisomye mu Gifaransa, si nous lisons en français c'est plus clair. Conserve son témoignage. Ntabwo ari ibihamya byinshi, bumba ubwo buhamya. Conserve son témoignage. Celle, cette révélation parmi mes disciples. Ufatanije ikimenyetso mu bigishwa banjye. Ntabwo ubuhamya bw'ijambo ry'Imana buri ku isoko, ntabwo buri kuri stade. Conserve son témoignage. Celle, cette révélation parmi mes disciples. Bumba ubwo buhamya, hisha tera ikimenyetso, uko guhishurirwa ugukingiranire mu bigishwa banjye gusa. Bivuze ngo hari ubutumwa bugenewe rubanda vulgaire busanzwe, hari na témoignage y'ijuru ibikiwe abana b'Imana. Conserve son témoignage. Conserve son témoignage. Alléluia. C'est cette révélation parmi mes disciples. Bumba ubwo buhako bika wishyira ku nzira. Ni ubutunzi buhishwe n'uwo Imana yabwaratse muri wa murima. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo aratwikira kugira ngo abahise n'abagenzi batabibona, ariko yakoresheje ubwenge niyo adatwikira. None se nyiri umurima ko yahingagamo ntawubone niyo adatwikira. Ubutumwa bwiza ntabwo tubuhisha. Ubutumwa bwiza ntabwo budutera isoni. Ntibyari ngombwa yuko atwikira kuko n'uriya wahingagamo ntiyari afite amaso yo kubibona. Ubutumwa bwiza turabuvuga hani ku muyoboro w'ikoranabuhanga, turabuvuga mu buryo bwose bushobotse. Ubutumwa bw'igihe buri mu bitabo bigatangwa ahantu hose.
umurima wawuhingamo, ariko kugira ngo ubone ubutunzi burimo, ndagira ngo utangarize ko iyo trésor, iyo perle de prix, ubwo butunzi ni umwami wacu Yesu Kristo. kugira ngo ubone Yesu mu ijambo rye biragusaba guhishurirwa. ndabiyamirije, ndabisubiramo. Bibiliya, izi mpapuro, ubutumwa bw'igihe burabwirizwa kuba buzi. Amapuro shira agatangwa, ibitabo bigasomwa, abandika bakandika, amaradiyo akavuga. Ariko kugira ngo ubone Yesu Kristo mu gihagararo cye, mu ijambo rye, ubone iyo perle de prix, ubone iyi maragarita y'igiciro, biragusaba ko ijuru rigukingukira. Umwami wacu Yesu Kristo ahimbazwe. Ubutumwa bwiza ntabwo ari impapuro, ntabwo ari izi mpapuro. Yesu Kristo ahishwemo. Nibyo yabwiye abafarisayo muri Yohana 5 ngo musuzume ibyanditswe, ngo mugira ngo murabona muri by'ubugingo budashira, ngo ariko nibyo bimpamiriza. kugira ngo ubonemo Kristo biragusaba revelation, biragusaba guhishurirwa. Dawidi rero yasabye neza, ati Uwiteka wejesha amaso yanjye mbona ibitangaza byo mu ijambo ryawe. Nanjye nkaba nsaba Imana, mwese abanyumva, iwejesha amaso yanyu mubone ibitangaza bihishwe. Niyo mpamvu ibi bitangaza ntabwo wabyigira mu mashuri y'iyobokamana, ntabwo wabyigira dans les, on ne peut pas enseigner cela dans les universités de ce monde. On ne peut pas communiquer cela par l'intelligence. Ntabwo bashobora kubikwereka, kubigusobanurira n'ubwenge bwa kimuntu. Birasaba guhishurirwa. Aho niho ruzingiye wa mugani w'Abanyarwanda. Aho niho hari ibanga. Umwe arahishurirwa, undi ntahishurirwa. Umwe arabona ifumbire, undi akabona ifumbire, akakubita isuka, agatera ubunyobwa. Undi yabona akabona imaragarita y'igiciro. Iyo batabona kimwe ntibazitwara kimwe. Niyo mpamvu yagiye agurisha byose, agurisha byose. wavuga ngo ntabwo bamusetse. Baramusetse. Wagurisha byose ukagura akarima. Ni ukuvuga ngo uwagurishije ibye byose akagura umurima urimo ubu un trésor de grand prix, umutungo w'igiciro kinini. Uwo niwe uzi impamvu. Mwese abanyumva, abamubonye agurisha se impamvu barayizi. Wazi impamvu, azi icyo yabonye. Hanyuma uwakiriye amafaranga, Bibiliya iravuga ngo agurisha ibye byose. Ntabwo batubwiye agaciro k'ibyo bintu. Nawe yaravuze ati uyu ni umusazi. Ese yaha amafaranga ibi bintu byo? Kuko Bibiliya yavuze, Yesu yagereranije ngo iyo ugize icyo usiga utatanze, kiba ari ikigirwa mana. Iyo hagize igisigara kikubera imbogamizi mu rugendo rwawe, agomba gutanga byose, agahobera iyo trésor, le grand trésor. Mwami wacu Yesu Kristo ahimbazwe. Birumvikana yuko utahishuriwe ntabwo iyo ntambwe wayishobora, kugira ngo hatagira ikintu na kimwe gifata umwanya w'Imana mu mutima wawe. Birasaba ko ubuntu bw'Imana bukugenderera. Tu abandonnes tout à cause de la perle de grand prix que tu as trouvé, ukareka byose. Niyo mpamvu bene data, namwe bashiki banjye, namwe mwese munyumva, uwabibonye arabisiga. Ariko ndababwiye ngo mbwirizwa n'Umwuka Wera, ubu butunzi budasanzwe ni umwami wacu Yesu Kristo. Utamubonye mu ijambo rye, iyo Bibiliya ntacyo yabukumariye. Nubwo twazamurwa tukagera mu ijuru tutamubonye, ntacyo byatumarira. Abamarayika ntacyo batumarira. Ubu butunzi bukomeye, c'est bien le Seigneur Jésus Christ. Kandi umwana w'Imana wese ibyo byamubayeho yarabubonye, atangira urugendo nta kigirwamana atabangikanyije. Niyo mpamvu uvuze ngo urizeye, ukabona umupasiteri wawe, ukabona umuntu, ukabona umuvugabutumwa, nubwo yaba umuhanuzi, akabona ukomera amashyi, akaba ari abantu ubona, ntabwo wakabona uyu mutungo. Ariko intore y'Imana yose, Uwiteka asohoza isengesho nk'irya Dawidi, agawejesha amaso, akabona Kristo
mu ijambo rye, akamuramya, akamuhimbaza. Niwe rero duhamiriza. Izina ritangaje ry'Imana nzima ni izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, uko twabibonye mu Bacamanza 13 murongo wa 18. Manowe yabwiye marayika ati se kutubwiye ibintu byiza, ukaduha amasezerano meza, tubwira izina ryawe kugira ngo nibisohora tuzagukurire ubwatsi. Imana iramubwira ngo urambariza iki izina ryanjye, ko ari izina ritangaje. Niyo mpamvu no mu gihe umuhanuzi Yesaya yavugishwaga muri Yesaya 9:5, Yesaya 9:5, iyo jambo ryaragarutse, nagira ngo tuhasome. Yesaya 9:5. Yesaya 9:5 haranditswe ngo nuko umwana yatuvukiye, duha umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Nous lisons aussi en français Ésaïe au chapitre 9 verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Umwana yatuvukiye, duha umwana w'umuhungu, azitwa ubutware buzaba ku bitugu bye. Cyo nicyo cya mbere. Ubundi ntago bijye bibaho mu bwami ko abatware barenga umwe. Ubutware buzaba ku bitugu bye. La domination reposera sur son épaule. Azitwa igitangaza, umujyanama ukomeye, Data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Azitwa igitangaza. Ni igitangaza. Turimo turumva ijambo rivuga ngo izina ritangaje ry'Imana nzima, le nom merveilleux du Dieu vivant. Ni igitangaza kubera ko ntabwo ubwenge bw'abantu bwasobanukirwa ubu buhanuzi. Umujyanama, Imana ikomeye, Dieu puissant. Urumva rero wapfa kwemera ibi bintu atahishuriwe. Ni umwana watuvukiye. Il est à la fois un fils et Dieu puissant. Icyarimwe ni umwana akaba n'Imana ikomeye. Icyarimwe ni umwana haranditswe ngo Data wa twese uhoraho. Ni umwana wavutse, kugira ngo avuke ntabwo agomba guhoraho bagize itangiriro. None ni umwana kandi akaba data. Ibyo birananirana, nta bwenge bwabyakira. Ni umwana kandi akaba data. Ni umwana bigaragara ko avutse kandi akaba uhoraho. Nishobera mahanga, umwami w'amahoro. N'umurongo wa 6 nishaka ndawusoma. Uravuga ngo gutegeka kwe n'amahoro bizagwira ku ntebe ya Dawidi n'ubwami bwe, bitagira iherezo, kugira ngo bibukomeze, bubushyikirize guca imanza zitabera no gukiranuka, uhereye none ukazageza iteka ryose. Ibyo ngibyo Uwiteka Nyiringabo azabisoresha umwete we. Ni umwami, ni umutegetsi, ni Data wa twese uhoraho, ni Imana ikomeye, ngo kandi ingoma ye izahoraho iteka ryose. Hahirwa abazaboneka muri iyo ngoma. Ni izina ritangaje. Ahangaha ni imbarutso ikomeye. Uw'Imana bihaye abyakire, ariko n'uw'Imana itabihaye sinamutera amabuye, kuko ni inshoberabwenge. Mwana yatuvukiye ni Data wa twese uhoraho, azitwa igitangaza, ni umwami w'amahoro, Imana ikomeye. Ahangaha muri Yesaya 9:5 niho hananiye abantu bose bamwiyobokamana bo kuri iyi si, bahitamo gufata umwanzuro wo kubyita amayobera matagatifu. Ubushize narababwiye ngo
igicaniro cy'Imana itazwi niyo wacyita ngo wabyita amayobera ukongeraho amatagatifu n'ubundi ni hahandi uba ukiri mu rwijiji. Ariko turashimira Imana ko iyo paziya, iyo nyegamo, cyo gitambaro cy'amayobera, inkota y'ijambo yaragisatuye kugira ngo abana b'Imana turebe mu maso h'Imana nzima. Nibyo dusoma muri Yohana wa mbere 5. Yohana wa mbere 5 28 na 29. Iyo nyegamo y'urwijiji, inkota y'ijambo yarayisatuye kugira ngo abizera, intore z'Imana, bamenye Imana y'ukuri. Yohana wa mbere 5 umurongo, Yohana wa mbere 5 umurongo 20 no 21. Ariko no reka duhere kuri 19. Tuzi yuko turi ab'Imana, naho abisi bose bari mu mubi. Kandi tuzi yuko umwana w'Imana yaje akaduha ubwenge ngo tumenye y'ukuri. Kandi turi mu y'ukuri kuko turi mu mwana wayo Yesu Kristo. Iyo niyo mana y'ukuri n'ubugingo buhoraho. Bana bato, mwirinde ibigirwa mana. Nous lisons 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 20. 1 Jean chapitre 5 à partir du verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître celui qui est le véritable. Et nous sommes dans le véritable, à son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître celui qui est. Kandi yaduhaye ubwenge ngo tumenye uri qui est le Dieu véritable. Tumenye Imana nyamana. Hano giye bambwiye mu Kinyarwanda ngo tumenye Imana y'ukuri. Ariko mu by'ukuri iyo bavuze ngo le Dieu véritable ni Imana nyamana. Imana bivuze ngo hari izindi. Ariko ubwenge bwo mu ijuru bwaraje, Imana irabutanga. Ibuha abande, ibuha uwishatse. Nibyo biri muri Luka 10. Igihe umwami wacu yanezerwa akabona tumwe abazamwizera, aravuga ati ndagushima mwami w'Idata, mwami w'ijuru n'isi, ko abisha abahanga n'abanyabwenge ukabishurira abana bato. Hari ijambo ryiza cyane nkunda yongeyeho ngo kuko niko wabishatse. Harabo yabishe, harabo yabishuriye. Twagira dute? Harabo yabishe, harabo yabishuriye kugira ngo avane ayo madidani. Aravuga ati niko wabishatse. Nibyo twasomye muri Deuteronome 29 gutegeka kwa 2:29. Ibishwe n'iby'Imana. Hari ikindi se? Ibishuwe n'ibyacu. Ibigwishuriye yiyimbaze ngo niko wabishatse. None hano haravuze ngo nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Umwana w'Imana yaraje. Il nous a donné l'intelligence, aduha ubwenge pour connaître celui qui est le véritable. Kugira ngo tumenye ukuri. Et nous sommes dans le véritable. Turi mu ukuri. À son Fils Jésus-Christ. Ibyanditswe bitweretse wowe ukuri ari we n'umwana wayo Yesu Kristo. C'est lui, niwe le Dieu véritable, niwe mana nyamana et la vie éternelle, n'ubugingo budashira. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Yesu Kristo niwe mana nyamana, niwe mana y'ukuri. Bana bato, mwirinde ibigirwamana. Abana bato nabaye nabo ngabo Imana yahumuye amaso. Bana bato,
au verset 21 1 Jean 5 nibo bari muri Luka 10 wabisha abanyabwenge ubishurira abana bato. None Yohana aratubwiye ngo bana bato mwayishuriwe mukabona Imana nyamana mukamenya Imana y'ukuri, détournez-vous, gardez-vous des idoles. Niyo mpamvu twasohotse mu madini asenga Imana y'amayobera tugahobera Yesu Kristo akaba ariwe twizera, tukaba turimo guhamiriza ngo twumva wese mu ijambo amenye ko ubutumwa bwiza bwa mbere ntaho bwagiye, ubutumwa bwiza bw'umwimerere ntaho bwagiye. L'évangile de Jérusalem subsiste encore. Ubutumwa bwabwirijwe i Yerusalemu buracyavugwa. Imana nyamana, Imana y'ukuri yitwa umwami wacu Yesu Kristo. Ni izina rikwiye guhimbazwa. Niyo mpamvu mu gihe iryo zina rigaragaye, mu gihe iryo zina rihishuwe, nta kindi twakora uretse kurihimbaza, uretse glorifier son nom, uretse kuri umwanya waryo, kuko n'Imana yarawutanze. Iyo dusomye muri Yesaya 48 umurongo wa 9, Esayi 48 verset 9, Imana ntabwo izagabana icyubahiro cyayo, Imana ntabwo izagisaranganya, Imana ntabwo izakigabanyiriza ngo uvuge ngo urumanuzi ukaze abandi bariyita mu madini n'abagore n'iki ngo na apotre baragabana amatitre baragabana ibyubahiro, ariko Imana ntabwo izavungura n'akavungukira ku cyubahiro cyayo. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Abantu barafata amatitre pasteri, intumwa, abahanuzi bakabikomerezwa ku bicaniro byabo biyubakiye, ariko ku gicaniro cy'Uwiteka izina ry'Uhoraho rihimbazwe. Ku gicaniro cy'Uwiteka hagati y'abera mu itorero ry'Imana nzima, Uwiteka ntagereranywa, izina rye rihimbazwe. Ndabisubiramo, mu bicaniro by'abantu, mu madini abantu biyubakiye, abantu nibogezwe. Ku gicaniro cy'Uwiteka mu itorero ry'Imana nzima, Imana ubwayo izina ryayo rihimbazwe. Haleluya. Yesaya 48 murongo wa 9. Abandi bose bakora ibyo bashatse, abandi bose bahimbaza abantu uko bashatse, abandi bose baririmba abantu uko bashatse, ariko umugeni wa Kristo, intore z'Imana, itorero ry'Imana hagati y'abera, izina rimwe gusa niryo rigomba guhimbazwa. C'est le nom merveilleux du Dieu vivant. Ni izina ritangaje ry'Imana nzima, ni izina rya Yesu Kristo. Abandi baremerewe kogeza abantu, ariko intore z'Imana nizihimbaze umukiza wazo. Yesaya 48 umurongo wa 9. C'est merveilleux, ni byiza cyane. Jambo ry'Imana iyo ufunguye amaso ukabona ibitangaza biri muri ryo urasimbagurika, ariko tubihabwa n'ubuntu bw'Imana. 48 murongo wa 9, ndagirira izina ryanjye mbe ndetse kubarakarira, ndagirira ishimwe ryanjye nkwihanganire ne kugukuraho. 11 kubwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa, kandi icyubahiro cyanjye sinzagihundi. Cause d'umuntu kubera izina ryanjye. Nibyo navugaga mu kanya. Uwiteka ubwo arivugiye ati icyubahiro cyanjye kubera izina ryanjye, iri zina turimo kubwiriza, kubera izina ryanjye. Ku murongo wa 9, ku murongo wa 8 na ko wa 9 arabanje aravuga ngo ndagirira izina ryanjye, niyo mpamvu ntabarimbura, niyo mpamvu ntabamaraho. Ku murongo wa 9 haratwereka abizerera izina, iri zina rihishwe abazarihishurirwa bakaryizera, bakarisengeramo, bakaritakambiramo, ubuntu bw'Imana buri hejuru yabo. Imana irababwira ngo à cause de son nom que vous invoquez, ntabwo nzabamara, ntabwo nzabarimbura. Uw'Imana yishuriye iryo zina
akaba munsi yaryo akaryizera no mu ntege nke no mu ntambara niyo yagwa mu makosa uwiteka akamugenderera. Imana iravuga ngo ndagirira izina ryanjye naguhaye ntacyo nzagutwara. Imbabazi z'Imana ziri hejuru yaryo. Mu gifaransa aravuga ngo en français Esaïe 48 verset 9, à cause de mon nom je suspends ma colère. Hari mukuru w'igihugu mwigeze kubivuga, abamuzi barabyibuka, yaravuze ati jyewe ni shock absorber. Shock absorber ni Icyongereza, ndi parashock. Ati mbere y'uko abanzi b'igihugu cyanjye bazagera ku mwebwe abaturage bazamereho, genda mwibuka uwo mukuru w'igihugu, nta bamuzi muramwibuka, genda shock absorber. Ariko kuri twebwe parashock y'umushinya w'Imana ni amaraso ya Yesu Kristo, ni izina rya Yesu Kristo. Mu gihe uri munsi y'ayo maraso ukambaza izina rye, Uwiteka arakubwira ngo ndagirira izina ryanjye mbe ndetse kubarakarira. À cause de mon nom, je suspends ma colère. Abanyuma mwese mumfashe guhimbaza Imana. À cause de mon nom, je suspends ma colère. Mais si tu n'es pas sous son nom, si tu ne connais pas son nom, comment seras-tu épargné de cette colère? Niba utazi iryo zina, ukaba utari munsi y'iryo zina, umujinya uzawukira gute? À cause de mon nom, je suspends ma colère. Ndashimira Imana kuba ndi munsi y'iryo zina, nawe ndaguhamagarira n'iryo zina munsi y'ijuru twahawe. Ibyakozwe n'Intumwa 4:11-12 twarahasomye, namwe muze kuhareba, n'iryo zina twahawe ryo gukirizwamo. Uwiteka aravuze ngo à cause de mon nom je suspends ma colère. Ainsi dit l'Éternel, à cause de mon nom je suspends ma colère. À cause de la louange qui m'est due, je me contiens envers toi. Kubera icyubahiro kingombwa ndifashe ku bwawe. Hari ahantu hamwe Imana yashyize izina ryayo, ni muri Yesu Kristo, kugira ngo ahuriremo n'abamushaka. Kandi iyo duhari imbabazi z'Imana ziba ziri hejuru yacu. Icyo ni icya mbere. Yesaya 8:9 birasobanutse. Kubamenya iryo zina ntabwo ari izina ry'umuvugabutumwa uri hano ku isi uwo ari we wese. Sinshaka kuvuga amazina y'abantu, ayo muzi yose nayo mwumva ko bakomeye, amazina yabo ntacyo yatumarira. Ariko munsi y'izina rya Yesu Kristo, ijambo ry'ubuhanuzi riravuze ngo à cause de mon nom je suspends ma colère. Kubera izina ryanjye mpagaritseho kurakarira, je contiens. À cause de mon nom je suspends ma colère. À cause de la louange qui m'est due, je contiens envers toi, je me contiens envers toi. Kubera izina ryanjye mpagaritse umujinya wanjye. Nta kindi cyari kuvanaho umushinya w'Imana hejuru y'umunyabyaha. Byasabye ko inkota ihinguranya umwana w'intama, byasabye ko umukiza wacu abambwa, kugira ngo ubumara n'umujinya wose n'urubanza rwose birangirire hariya i Karuvali. Ibi byahanuwe n'umuhanuzi Yesaya. Mu gihe tugezemo mu isezerano rishya, iyo Imana ibonye iryo zina, abariri munsi yaryo bose abaritwaye munyumve n'impanda y'ubutumwa bwiza. Ainsi dit Dieu dans sa parole. Uku niko Imana ivuze mu ijambo ryayo. Kubera izina ryanjye mpagaritse umujinya wanjye. Kubera izina ryanjye ndifashe kukugirira nabi. Abo Imana yahaye iryo zina, murumva aho turi? N'ahantu imbabazi z'Imana ziri. Ibindi byose ntacyo bivuze. Uw'Imana yeretse iryo zina, niyo abantu bagutera amabuye, niyo bagucira urubanza, Uwiteka aravuze ngo kubera izina ryanjye mpagaritse umujinya wanjye. Kubera izina ryanjye nsubitse imigambi yanjye yo kugirira nabi. Kuko iyo ari kubisa amaso yibuka ko ari we wenyine wabambwe. Yari kubisa amaso yibuka ko yavuze ngo uyu niwe mwana wanjye, voici mon fils en qui je prends plaisir, toute mon affection se trouve à lui. Ni ukuvuga ngo nta muntu n'umwe dukurikiye, nta muntu n'umwe wagira icyo akumarira. Sinshaka kuvuga abantu, ariko wowe unyumva
ndagira ngo wumve ko abantu bose ntacyo bakumarira. Iri zina ry'umwami wacu Yesu Kristo, Imana niryo ryonyine iboneka avuga ngo kubera iryo zina ndasubitse, mpagaritse kurakara, kubera iryo zina ndababariye, kubera iryo zina ndasubiza, kubera iryo zina ngize ubuntu, kubera iryo zina ndatabara. Niyo mpamvu umwami yavuze ngo icyo muzasaba cyose, ubwa mbere yavuze icyo muzasaba cyose mu izina rya data nzagikora. Saba data ariko nzagikora. Ageze harerura ati icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Turashimira Imana ko twarihawe, turashimira Imana ko twarishuriwe. Ariko 11 Uwiteka izerekana yuko kubashaka kwiba icyubahiro ntabwo azabyemera. C'est pour l'amour de moi que je vais agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Mu Kinyarwanda ngo ku bwanjye nzabyikorera. Urumva babaye nk'abadusukiyemo amazi. Mu Gifaransa baravuze ngo c'est pour l'amour de moi, kubw'urukundo nkunda izina ryanjye, pour l'amour de moi. Hano baravuze ngo ku bwanjye, kubera urukundo nkunda ijambo ryanjye, kubera urukundo nkunda izina ryanjye, kuko we n'ijambo, kubera urukundo nkunda Imana, kubera ko ngomba gufuhira ukuri. C'est ça l'amour de moi. Pour l'amour de moi, c'est pour l'amour de moi que je vais agir. Kubera urukundo nkunda nikunda, ni ukuvuga nkunda izina ryanjye, nkunda ukuri, nkunda ijambo, sinzemera. Je vais agir. Car comment mon nom serait-il profané? Reka n'ubu icyo mu Kinyarwanda bavuga nta cyatuma izina ryanjye ritukwa. Comment mon nom, ni gute nakwemera ko izina ryanjye ritukwa? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Ni ukuvuga ngo iyo iri zina bitamenyekanye ko ari iry'Imana, iyo iri zina ritamenyekanye ko ari ryo ry'Uwiteka mu isezerano rishya, bivuze ko riba riteye agaciro, icyubahiro kigahabwa undi. Ngo sinzemera kwicyubahiro, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Mu Kinyarwanda ngo kandi icyubahiro cyanjye sinzagira undi. Niyo mpamvu ntabwo bintera ipfunwe, ntabwo bidutera ipfunwe guhamiriza ko Yesu Kristo ari we Mana, kuko icyubahiro nike none n'iteka ryose. Niyo mpamvu muri Zaburi 115 umurongo wa mbere, Zaburi 115 umurongo wa mbere, kera cyane Dawidi yarabihamije. Zaburi 115 umurongo wa mbere, kera cyane Dawidi yarabihamije. Zaburi 115 umurongo wa mbere, kera cyane Dawidi yarabihamije. Ntabwo ari twebwe Uwiteka, ntabwo ari twe, ahubwo izina ryawe aba ari ryuha icyubahiro kubw'imbabazi zawe n'umurava wawe. Non pas à nous éternel, non pas à nous éternel, mais à ton nom donne gloire. Murumva Dawidi kera cyane yarabishuriwe, ariko n'abana b'Imana bose icyo kirere bagomba kukibamo. Ntibashobora kwemera kwimika ingoma y'abantu, ahubwo icyubahiro hagati y'abizera, hagati y'abera kiri reserve, kibihariwe mu buryo budasangirwa n'umwami wayo, ku mwami wacu Yesu Kristo. Ibyo nibyo Yohana Umubatiza yasubiyemo, aravuga ngo sinkwiye no gupfundura imigozi y'inkweto ze. Ibyo nibyo Yohana Umubatiza yavuze ngo uwakwiye gukuzwa gengakishwa bugufi. Ibyo nibyo Yohana Umubatiza yavuze ngo uwo mukwe asanga, uwo mujyana asanga ni umukwe, ariko umuranga anezezwa no kumva ijwi ry'umukwe. Ariko l'épouse appartient à l'époux, umugeni ni uw'umukwe, akwiye gukuzwa, jyewe ngakishwa bugufi. Ariko reka tubisome kuko Yohana 3, à l'éternel c'est la gloire. Yohana 3, tubisome nibyo byiza.
yohani gatatu duhere ku murongo wa 31. yohani gatatu guhera kuri 31. yohani gatatu 31 kugeza kuri 36. uwavuye mu ijuru niwe usumba byose, nawo uwo mu isi we ni uw'isi nyine, kandi n'ibyo avuga ni iby'isi. uwavuye mu ijuru niwe usumba byose. iyo ni 31. Jean chapitre 3 verset 31. kuko ndumva hano bitamfutukiye. uwavuye mu ijuru asumba byose, bon, ntabwo mbyumva neza byose se nibiki. Nous lisons Jean chapitre 31, chapitre 3 verset 31. C'est lui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Tous. Ntabwo ari tout. Est au-dessus de tous. uwavuye mu ijuru aruta bose. bigahura n'ijambo tumaze gusoma muri Yesaya ngo icyubahiro cyanjye sizagiha undi. C'est lui qui est de la terre et de la terre, et il parle comme étant de la terre. C'est lui qui vient du ciel est au-dessus de tous. ibi ngibi byo mu Kinyarwanda byo kuvuga ngo asumba byose wagira ngo ni ibiti n'amabuye. oya, le Seigneur Jésus-Christ qui est descendu du ciel est au-dessus de tous, au-dessus de tous les prophètes, au-dessus de tous les apôtres, de tous les évangélistes, de tous les pasteurs, de tous les serviteurs de Dieu, de l'Ancien comme du Nouveau Testament. Wavuye mu ijuru aruta Mose, aruta Eliya, aruta Yohana, aruta bose. Rwose no mu gihe cyacu nta n'umwe ugomba kugereranywa nawe. icyubahiro cy'Uwiteka ni reserve, kibikiwe umwami Imana wenyine. 32. kandi ibyo yabonye n'ibyo yumvise n'ibyo ahamya, nyamara nta wemera ibyo ahamya. uwemera ibyo ahamya aba yemeye nuko n'Imana ari nyakuri. 34. uwatumwe n'Imana avuga amagambo yayo, kuko Imana idatanga umwuka imugeze. sakunda umwana we kandi yamweguriye byose. uwizera uwo mwana wabonye ubugingo buhoraho, ariko utumvira uwo mwana ntazabona ubugingo, ahubwo umujinya w'Imana uguma kuri we. uwizera uwo mwana ni uwizera ko ari Imana. niko bimeze. uwizera uwo mwana, uwabonye uwo mwana, nibyo Yesu yabwiye Thomas n'abandi bigishwa muri Yohana 14 ngo umbonye ababonye data. ubonye uwo mwana aramwizera. iyo yizeye ko ari Imana aba afite ubugingo budashira. hano mu Gifaransa dukomeje ku murongo wa 32, il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et a tout remis dans ses mains. urumva ngo data akunda umwana kandi yamweguriye byose. urumva ni bya bindi Yesu yabwiye abigishwa be abasezera, aravuga ngo naho ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main. Souvenez-vous, quand Jésus allait se séparer de ses disciples, il avait déclaré: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre comme au ciel. Ni kuvuga ngo data
akunda umwana kandi yamweguriye byose. None umwana nawe arivugira ngo nawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Uwo data wundi wa kabiri yasigaranye iki? Byose mwana yarabihawe. Ubutware nyir'urugo niwe mutegetsi, ubutware bwose narabuhawe. Impamvu ariko biri nuko uwo nguwo ari we Mana yacu n'umukiza. Dushimira Imana ko twahawe ubwenge bwo kumumenya. Niyo mpamvu nkuko twabisomye muri Timoteyo wa mbere 3:16 ngo ubwiru bw'Imana burakomeye, Imana kwerekanwa ifite umubiri. Yesu Kristo niwe Mana yagaragaye. Ndashaka ko dusoma gato mbere yuko dusoza. Makono wa 2:5 umurongo wa 19. Ibaruwa ya kabiri Petero yandikiye Abakorino 5:19. Kuko muri Kristo ari mu Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyabicyo abaraho gucumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umuzuro. Ubonye Imana muri Kristo akayizera nk'Imana ye n'umukiza, ibyaha bye ntaba akibarwaho. Iryo ni ihame ritangajwe n'ijambo ry'Imana. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Abakolosayi 2 umurongo wa 8. Ariko tubanze dusome Abakolosayi 1 umurongo wa 15 kugeza kwa 19. Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 15 kugeza kwa 19. Ni nawe shusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu byaremwe byose, kuko muri we arimo byose byaremewe, ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami n'ubwami bwose n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Niwe wabiremye byose, kandi rero ni nawe byaremewe. Haleluya! Niwe wabiremye byose. Angaha nta gushidikanya birimo. Yesu Kristo niwe shusho y'Imana itaboneka, ni nawe Mana, kuko Imana zaremye ntabwo ari ebyiri. Niwe wabiremye byose, kandi niwe byose byaremewe. 16 ku murongo wa 16 haranditswe ngo kuko ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami bwose n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose, niwe wabiremye byose, kandi ni nawe byaremewe. Biratangaje, ariko twebwe abizera niko tubyizera ngo n'ubwami bwose ari hejuru yabwo. 17 yabanjirije byose, kandi byose bibeshwaho nawe. Ubwo sindi Imana hanze ye yaba ari yihe? Yabanjirije byose, kandi byose bibeshwaho nawe. 18 niwe mutwe w'umubiri, ari wo torero, niwe tangiriro, niwe mfura yo kuzuka mu bapfuye, kugira ngo abe uwa mbere uhebuje byose. Haleluya! Kuko Imana 19 mwitega amatwi yashimye ko kuzura kwayo kose kuba muri we. Kuko Imana yashimye ko kuzura kwayo kose kuba muri we. Bivuga ngo nta bundi buvungukira, nta bundi bumana buri hanze ya Yesu Kristo. Gize gutya, Yesu Kristo niwe Mana yacu n'umukiza. Il est le Dieu véritable. Imana yashimye ko kuzura kwayo kose kuba muri we. Niwe mutwe w'itorero. Niriye ntabwo yaba umutwe w'itorero rihamye ubutatu. Oya, muri Yesu Kristo ni Imana iri yo yingiye n'abayizera, kandi Imana yashimye ko ubutware bwose buba muri we, ubutegetsi bwose n'ubwe, ingoma zose ngo arazikontorora. Iyi niyo Mana twizera. Kwizera kwacu ntabwo kuzadukoza isoni. 19 mwacu umurongo, kuko Imana yashimye ko kuzura kwayo kose kuba muri we. Laisse-moi voir Colossiens chapitre 1er. Mu Gifaransa, je vais lire seulement au verset 19.
C'est une parole importante, si merveilleuse, qu'il faut encore la lire en français. Colossiens, chapitre 1er, verset 19. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute la plénitude. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute la plénitude. Mais c'est quelle plénitude? mu kinyarwanda bavuze ngo nyamara muri we niho hari kuzura k'ubumana kose mu buryo bw'umubiri. Mu gifaransa bavuze ngo toute la plénitude en lui. Ariko icyiza cy'ijambo ry'Imana, Dieu est son propre interprète dans sa parole. C'est ça qui fait de la parole de Dieu une parole merveilleuse, complète. Imana y'ubwayo irisobanurira mu ijambo ryayo. Iyo dusomye mu Bakolosayi noneho 2 umurongo wa 8 n'uwa 9, iyo dusomye noneho mu Bakolosayi igice cya 2 umurongo wa 8 n'uwa 9 haranditswe ngo mwirinde hatagira umuntu ubanyagisha ubwenge bw'abantu. Hari ubwenge bw'Imana, hari ubwenge bw'abantu. Yohani we muri Yohani wa mbere 5 yatubwiye ngo Imana yaduhaye ubwenge ngo tumenye y'ukuri. Turi mu y'ukuri, turi mu mwana wa Yesu Kristo, niwe Mana y'ukuri n'ubugingo budashira. Ubwenge bwo mu ijuru buduha kumenya Imana. None Paulo abwiye Abakolosayi igice cya 2 umurongo wa 8, mwirinde hatagira umuntu ubanyagisha ubwenge bw'abantu n'ibihendo by'ubusa bikurikiza imihango y'abantu iyo bahawe na ba sekuruza hakarande, kandi bigakurikiza imigenzereze ya mbere y'iby'isi bidakurikiza Kristo. Nyamara muri we niho hari kuzura k'ubumana kose mu buryo bw'umubiri. Mu gifaransa ndasoma 2 Colossiens chapitre 2 versets 8 à 9. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa propre proie par la philosophie. Dans les écoles de théologie, ils n'enseignent que la pure philosophie humaine. Ici, un avertissement nous est donné. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde, et non selon Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Anga turabona ikintu gikomeye, umuntu utizera yuko muri Kristo ariho hari toute la plénitude de la divinité, kuzura kose kubumana, ahubwo akamufata comme une seconde personne, nk'uwungirije Imana, nk'umupersona wa kabiri. Oya, ibyanditswe bivuze oya, muri we en lui habite toute la plénitude de la divinité. Muri we niho kuzura k'ubumana kose kuri. Niyo mpamvu niryo zina rigomba kubahwa, niyo mpamvu niryo zina tugomba gukirizwamo, niryo zina tugomba kubatizwamo, niryo tubwiriza, niryo twambaye. Umwami wacu Yesu Kristo aduhana umugisha kubw'ijambo rye tumaze kumva. Buri wese wagiriwe ubuntu kubera ko ibihishwa ari iby'Imana, Imana ikamuvungurira, ikamujyana kuri uriya murima, ikamwereka iriya maragarita y'igiciro, ce perle de prix, ikamubashisha kuyirutisha byose, akabigurisha, akoroha mu mutima, akumva ko uwa mbere ufite intebe mu bugingo bwe
ari umwami wacu Yesu Kristo. Ndamubwiye ngo dufatanye guhimbaza Imana. Uwo utarabigeraho akaba akiri mu rwijiji atarabona iyi maragarita y'igiciro, cette perle de prix, atarabona ubu butunzi nk'uko nababwiye ari we mwami wacu Yesu Kristo, turinginga Imana ngo kuri uyu munsi akimara kumvira ijambo Uwiteka amugirira ubuntu kugira ngo nawe ave inyuma y'iyo nyegamo y'amayobera abona Imana nzima mu izina ryayo ry'ukuri. Uwiteka aho umugisha mwese mwumvise iri jambo turasenga. Mwami wacu Yesu Kristo, mukize w'ubuntu n'imbabazi, ndagushimiye mu gitondo cy'uyu munsi watwemereye nta mbaraga yaguhagarara imbere nk'uko bivugiye mu kanwa k'umuhanuzi Yesaya, ubwo zakora umurimo ninde uzankoma mu nkokora. Abana bawe bose bumvise iri jambo, Mwami wacu Yesu Kristo, ubahe umugisha. Abo wagiriye ubuntu ukaduha kumenya iyi trésor, ukaduha kumenya umutungo, ukaduha kubona iyi maragarita y'igiciro, uduhe kurushaho gukomeza gutera umugongo icyadutandukanya nayo, tugurishe byose Mwami wacu Yesu Kristo, kugira ngo tukwatire, dusatire, duhobere, tugundire ubu butunzi. Waba akiri muri amayobera, akiri mu rwijiji, Mwami ndagusaba inkota y'ijambo ryawe imufungurire urugi, satura inyegamo uko byagenze umaze kuzuka, ya nyegamo yo mu isengero igatabuka, inkota yo mu ijuru ikayitabura, kuko ibyanditswe bivuga ngo yatabutse uhereye hejuru ukagera hasi. Si umuntu wayitabuye, si umuntu watuvana nyuma y'inyegamo y'abantu, si umuntu watuvana mu nyigisho z'abantu na filozofi zabo n'ubwenge bwabo bidafatiye kuri Kristo, ariko wowe kubw'ubuntu bwawe ni wowe wimura imitima y'abakwizeye y'intore zawe ukabaha kugera Mwami mu muyoboro wo guhishurirwa. Ndagusaba kugira ngo werekeze iri jambo uriho umugisha, n'ubutaha ku kindi cyumweru uko uzabishaka n'udukingurira ukatwemerera, uzaduhe kongera kwegera ameza yawe utumanyirira umutsima. Habwa icyubahiro mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Mwami Imana ibahe umugisha abumvise mwese iri jambo mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. umuseke utambitse, inyoni zikoreremba, nkanguwe n'umwuka wawe, nanjye ngo nkuririmbire, nta wundi munsi mushya wo kugukorera Yesu, ntangiye imirimo yanjye, nizeye ko umba hafi, uko niko bikwiriye kw'ibyaremwe bikuririmba, bigasingiza izina rya Yesu riruta ayandi, bigatangira umusingi, bishimira urukundo rwawe.
hazabaho umunsi umwe nzajya mu mirimo yanjye ntazi ko ari wo munsi w'urupfu cyangwa izamurwa. Ntabwo nzongera kumva inyoni zo mu museke zisingiza izina ryawe nanjye nkikiriza. Nzatunguka imbere yawe mu bikari byo mu ijuru iyo aho abamarayika bagusingiza iteka. Umfashe mwami Yesu uzasange niteguye. Nka Yakobo uzampe mwami kwambika uruhu rw'intama niko gukiranuka kwa Yesu uwo twizeye. Ubutware n'umugisha byose tuzabyegukana ntabwo tuzaboroga nka Esawu mwene Isaka. Humura abana b'Imana ntabwo tuzatungurwa kuko turaba umucyo ndetse n'abana b'amanywa kuko ijisho ryihoraho rihora hejuru yacu kuko ijisho ryihoraho